Ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana bane namwe kandi Uwiteka abishimire. Umwami Imana bakomeze ababere byose muri byose. Inshuti rero bavandimwe bene data, birakwiye ko duhora dushima, kandi ijambo ry'Uwiteka ritwereka yuko dukwiriye gushima mu bihe byose, mu bihe byiza ndetse no mu bihe bibi. Dukwiriye gushima twariye, dukwiriye gushima twabuze ibyo kurya, dukwiriye gushima twambaye, dukwiriye gushima nta myambaro dufite, dukwiriye gushima twabyaye, dukwiriye gushima twabuze n'urubyaro. Ni ukuri bavandimwe, ijambo ry'Imana ritubwira yuko mu bihe byose, mu buryo bwose, bimeze gute kose, birakwiye ko dukwiye guhora dushima, haba mu bihe byiza ndetse no mu bihe bibi. Rero izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, kandi umwami Imana bakomeze ababere byose muri byose, abashyigikire, abarinde. Tugiye kuganira ku magambo avuga ngo ubuhanuzi bw'iki gitabo. Aya ni amagambo nifuje ko tuganira, ni amagambo nifuje ko tuyasangiraho kandi tukunganira, tugahana ibitekerezo kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'iki ijambo ry'Imana rivuga ku buhanuzi. Kuko umwanzi Satani, ikintu kijyanye n'ubuhanuzi, ikintu kijyanye n'ijambo ry'Imana, ni ikintu yashyizeho umutego ukomeye, kandi ni ikintu yashyizeho urutare ndetse n'uruzitiro, ku buryo agerageza kugusha abantu benshi bayobotse iyi nzira y'ijambo ry'Imana. Rero nshuti bavandimwe, muri byose nk'uko biri, ndagira ngo mureke tubanze twicishe bugufi, twambaze Imana, dusenge kugira ngo dusabe Imana itubashishe kumva no kumvira. Data mwiza, byiringiro bizima, soko y'amahoro, twongeye kugushima. Reka tugushimire kuko uri Imana, uriho kandi uzahoraho. Urera mubyeyi mwiza, reka muri aka kanya utwemerere tuze kuba imbere yawe tuboneye, kandi imitima yacu ize gucishirizwa bugufi imbere yawe kugira ngo yumve icyo ijambo ryawe ritubwira. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo ubuhanuzi bw'iki gitabo. Turakwinginze mwami Imana kugira ngo utubashishe gusobanukirwa n'iki ijambo ryawe rivuga ku buhanuzi, utubashishe gusobanukirwa n'iki ijambo ryawe ritwereka ku bijyanye n'iminsi y'imperuka. Mwami Imana, abari buze kudukurikira bagatega amatwi iby'iri jambo, ntabe ari bo, natwe ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Bana natwe muri byose, ibikwiye mwami Imana, ibyaguhesha icyubahiro, ibyatuma mwami Imana wubahwa mu isi no mu ijuru, bigenewe kwambaza mu izina rya Yesu, amen. Rero nshuti bavandimwe, nk'uko narindi kubivuga, tugiye kuganira ku magambo avuga ngo ubuhanuzi bw'iki gitabo. Nk'uko mubibona, nk'uko bimeze, nk'uko biri muri iyi minsi ya none, abantu benshi bari kugenda bayobywa, abantu benshi bari kugenda bayoberwa n'umuntu runaka bakwiye kwizera ndetse no kwemera ibyo ababwira. Ujya kumva umuntu araje ngo navuganye n'Imana, ngo Imana yambwiye, ngo Imana yavuze. Ariko nshuti bavandimwe, mwibuke ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Mwibuke ko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe bigoye. Ibyo bihe rero bizatuma hanaduka abitwa abahanuzi b'ibinyoma. Ikizatuma abahanuzi b'ibinyoma baza ni iki? Ikizatuma abahanuzi b'ibinyoma baduka mu minsi y'imperuka ni ikihe? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwibuke ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Abantu bazaba bikunda, badakunda babo, birarira, bagambana, bakora n'ibyigomwa, ngo urwango ruziyongera kuko umwanzi w'umuntu ngo azava mu nzu ye. Nshuti bavandimwe bene data, turi mu bihe bikomeye cyane, kuko ibi bihe bizaba birushya, bizatuma haboneka n'abahanuzi b'ibinyoma bazaza biyita Yesu Kristo, ngo bazakora byinshi, ibitangaza ndetse n'ibimenyetso, ngo kugira ngo bayobye n'intore nimba bigenza gute bishoboka. Ikintu rero kizatuma abahanuzi b'ibinyoma baduka kandi bakiganza, nuko hari abazinjira mu murimo w'ivugabutumwa kubw'indonke, atari ukugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro.
cyubahiro. Abo rero bazinjira mu murimo w'ivugabutumwa kubwo kugira ngo bahahe, kubwo kugira ngo babone ibyo kurya, kubwo kugira ngo babone ibyo kunywa, abo ngabo bazavuga ibinyoma, bazakora ibimenyetso ndetse n'ibitangaza, bazavuga ko bahuye n'Imana, bazavuga ko bavuganye n'Imana kugira ngo abantu bagenze gute babashidukire, ngo bazigisha inyigisho z'ibinyoma, ngo zijyanye n'irari ry'abisi kugira ngo bireherezeho abigishwa. Nshuti muvandimwe, suzuma ibyo wumva. Nshuti muvandimwe, ucungane n'ibyo ubamo, kuko igihe tugezemo ni igihe gikomeye cyane. Iyo dusomye mu byanditswe byera tukareba amagambo Pawulo yavuze ubwe abwira abo mu gihe cye, mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 20 ku murongo waho wa 30 kugeza ku wa 30, yuko umukozi w'Imana cyangwa se umukozi wa Yesu Kristo agomba kuba umuvugabutumwa ukomeye kandi agakomera mu byo yizera, kandi akaba n'umukozi w'imirimo y'amaboko. Ntavuga ijambo ry'Imana gusa ngo ategereze yuko azafashwa. Aha Pawulo yarisobanuye, yavuze byose, avuga yuko umukozi w'Imana uko ari kose nawe agomba kuba umukozi unanakwiriye no mu by'ubu buzima. Pawulo ubwe aragira ati, namaze imyaka 3 nahwema amanywa n'amajoro mbasobanurira, mbigisha, atariko nakoreshaga amaboko yanjye kugira ngo mbashe no gufasha abari bakeneye iki ubufasha. Nshuti bavandimwe, ku murongo waho wa 30 mu byakozwe n'intumwa igice cyo cya 20 haravuga ati, Pawulo aravuze ati, kandi muri mwe mu minsi y'imperuka hazaduka abantu bavuga ibinyoma, bazavuga ibigoramye kugira ngo bikurureho cyangwa se kugira ngo bireherezeho abigishwa inyuma yabo. Muvandimwe, umva inkomoko y'abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi birirwa bavuga ngo bavuganye n'Imana, abahanuzi birirwa bavuga ngo bavuganye na Yesu, ngo Imana yababwiye, ngo yavuze itavuze. Mwumve iki ijambo ry'Imana ribavugaho. Iyo dusomye mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cyaho cya 3 ku murongo waho wa 1, hari amagambo akomeye cyane, hari amagambo ateye ubwoba. Nshuti bavandimwe, mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Aho niho abantu bazaza bakaza mu murimo w'ivugabutumwa kubw'indonke. Nicyo kizatuma abantu bazigisha inyigisho z'ibinyoma, bakavuga ibintu bigiye bitandukanye bashingiye ku irari ry'abantu, kuko bazaba bagamije inyungu runaka. Iyo tugeze muri Mariko igice cyaho cya 13 ku murongo waho 22, naho hatwereka yuko hazaduka abahanuzi b'ibinyoma, bazavuga ibidahari, bazabeshya, kuko ikizaba cyarabazanye, kuko intego yabo, kuko umugambi wabo uzaba ari indonke. Nshuti bavandimwe bene data, mureke dusubize amaso inyuma, mureke tugarukire Uwiteka, mureke tumwambaze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa, ngo ukiranirwa wese uko ari kose, uko ameze kose, ngo nareke inzira ze, ngo maze agarukire Yesu Kristo, ngo aramweza, aramugirira neza, aramutungisha, aramusobanurira, amubashishe gushobora ibyo we atakwishoboza. Nshuti bavandimwe bene data, ijambo ry'Imana rirahari kandi ryandikiwe kugira ngo dusobanukirwe n'ibihe. Ntabwo ushobora kumenya iby'ibi bihe udasuzumishije ijambo, kandi ijambo risuzuma ibihe ni ijambo ry'Imana, n'ubuhanuzi. Rero abaza bakubwira ngo babonye, abaza bakuhanurira ngo Imana yavuze, abaza baguhanurira bakubwira tuza, ubuhanuzi buvuye ku mwana w'umuntu, ubwo ngubwo bwibagirwe, kuko ubuhanuzi tubona ni ubuhanuzi bwo muri Bibiliya, ni ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abumva ubuhanuzi bw'iki gitabo ngo ntibabuzigame, ngo ntibabugire ubwiru, ngo ahubwo babufate, babutange, ngo babuhererekanye, babuhereze amahanga yose. Nshuti muvandimwe mwene data, garukira Uwiteka, wihanga amaso abana b'abantu, wihanga amaso ababwiriza, wihanga amaso abaririmbyi, wihanga amaso abavuga ngo ibintu bimeze uku, bizagenda uku, bizaba uku, uzabyara uku,
wihanga amaso abavuga ibintu bigiye bitandukanye. Yesu Kristo niwe banze, niwe shingiro rya byose. Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri ndetse n'ubugingo. Yesu Kristo niwe mpongano y'abari mu isi bose. Muvandimwe, umubano ukomeye cyane uzavana umuntu muri iyi si ni umubano afitanye n'Imana ye. Abafite ubwoba, abafite ibibazo, abafite ibigeragezo, abo bose babiterwa n'umubano bafitanye n'Imana yabo. Iyo dusomye ibyahishuwe igice cyaho cya 22 ku murongo waho wa 7, mbese hatubwira ngo iki? Mbese havuga iki ku bijyanye n'ubuhanuzi bw'iki gitabo? Ibyahishuwe igice cyaho cya 22 ku murongo waho wa 7 hari amagambo avuga ngo, kandi dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Haleluya. Ibyahishuwe 22 ku murongo waho wa 7 hari amagambo avuga ngo, kandi dore ndaza vuba, mukuza kwanjye kandi ubwonje vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Ntabwo hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'ababwiriza bo muri iyi minsi, ahubwo hahirwa umuntu witondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Ibyahishuwe igice cyaho cya 22 ku murongo waho wa 10, kandi arambwira ati, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Haleluya. Ngo amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, igitabo kivugwa n'ijambo ry'Imana, ngo ntuyazigame, ngo ntuyagire ubwiru, ngo kuko igihe kigenje gute? Kiri bugufi. Nshuti muvandimwe, iki gitabo nicyo gifite ubuhanuzi bwonyine bwemerwa n'Imana. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo ubuhanuzi bw'abantu bo mu minsi y'imperuka, ahubwo yaravuze ngo ni ubuhanuzi bw'iki gitabo, ni ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ubuhanuzi bw'abahanuzi, ntabwo ari ubuhanuzi bw'ababwiriza, ntabwo ari ubuhanuzi bw'abantu bo mu minsi y'imperuka, ahubwo ni ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana. Nshuti bavandimwe, ibyahishuwe igice cyaho cya 22 ku murongo waho wa 18 hari amagambo akomeye cyane. Hari amagambo avuga ngo, uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo ibyo mwumva byose, ibyo mubona byose, ibyo bababwira byose, ubuhanuzi mwumva, abahanura mwumva, abavuga mwumva, bose siko bavugishwa n'Imana, bose siko bakoreshwa n'Imana. Kuko mu rwa 2 rwa Timoteyo hatweretse ko ku murongo waho, kuko mu rwa 2 rwa Timoteyo ku gice cyaho cya 3 ku murongo waho wa 1 hatweretse ko hazaza abiyita abahanuzi b'ibinyoma, baziyita Kristo. Kimwe no mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 13 ku murongo waho wa 20 hatweretse iby'abakozi b'inzaduka. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 naho ku murongo waho wa 30 hatweretse iby'abakozi b'inzaduka. Muri Mariko igice cya 13 ku murongo waho 22 hatweretse iby'abakozi b'inzaduka. Nshuti muvandimwe, rero ndagira ngo nkubwize ukuri, ibyo wumva byose, ubutumwa wumva bwose, amagambo wumva yose, aberekwa bose, abavuga bose, ababwiriza bose, abariringi bose, ntabwo bose ariko batoranijwe, ntabwo bose ariko batumwe n'Imana. Kuko ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Ibyo bihe bizatuma hari n'abazaza bakita abakozi b'Imana, hari n'abazaza bakitirira izina ry'Imana, kandi inyigisho zabo atari inyigisho ziturutse ku Mana, ahubwo ari inyigisho ziturutse muri bo, mu buryo bwo kugira ngo bemeze rubanda, bireherezeho abantu, kugira ngo babone ababagana, kugira ngo babone indonke. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwize ukuri, tugaruke mu byahishuwe igice cyaho cya 22 ku murongo wa 18 haravuga ngo, uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti, nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Ku murongo wa 19, kandi nihagira umuntu ukuraho akagira icyo agabanya kuri aya magambo, akagira icyo agabanya
kuri iri jambo ry'Imana ntago azigera abona uburyo bwo kuzongera kubaho, azacirwa hiteka, ntazasoroma, ntazarya kuri cya giti cy'ubugingo, nta nubwo azigera arunguruka ku rurembo rwera Siyoni. Ku murongo waho wa 20, uhamya ibyo aravuga ati ye ndaza vuba. Nuko nshuti bavandimwe, kuko ubihamya, kuko ubivuga ari uzaza gucungura isi, kuko ubivuga ari uzaza gutwara be, arabihamya avuga ati ye dore ndaza vuba. Kandi ukuza kwe ngo azaza azanye ingororano, ngo kugira ngo agororere umuntu wese ibikwiriye cyangwa ibihwanye n'ibyo yagenje gute, n'ibyo yakoze. Nshuti rero muvandimwe mwene data, icyo nakwifuriza ni ukuba maso, ni ugusuzumisha ibihe ijambo ry'Imana, ukareba aba bahanuzi wirirwa wumva, ukareba abaririmbyi wirirwa wumva, ukareba amatorero ari kuvuka, insengero ziri kuvuka, ukareba ibihe tugezemo, ubundi ukegera Imana, ukegera Yesu Kristo, ukamwisunga, ukamuganyira, ukamutabaza. Indirimbo iravuga ngo gusenga ni byiza, ngo gusenga ni ingenzi, ngo kuko bituma umukristo ngo avugana n'Imana, ngo akayiganyira, akayitakira, ngo kandi nayo imusubiriza mu masengesho. Umwami Imana agukomeze, akubere byose muri byose, akugirire neza, agushyigikire, aguhe gusobanukirwa n'ubuhanuzi nyabwo, ndetse n'uburyo ki ukwiye gusobanukirwa nabwo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.